Sylvester Stallone umenyerewe nka Rambo, amazina ye yose ni Sylvester Gardenzio Stallone. Yavutse ku itariki 6 Nyakanga mu 1946 i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku mugabo witwa Frank Stallone ukomoka mu Butaliyani n'umugore witwa Jackie Stallone ukomoka mu Bufaransa. Stallone mu bwana bwe ntiyagize ubuzima bwiza kuko yavukanye uburwayi bwo kugagara mu isura ku gice cy'ibumoso, ibyo bita paralysie faciale, bigatuma akura atazi kuvuga neza, ari nako ahura n'ingorane zo gusekwa n'abana biganaga mu mashuri abanza. Ibyo bibazo byose byaje byiyongera ku kuba we na murumuna we Frank Stallone Jr. bararezwe na nyina gusa, kuko ababyeyi babo batandukanye mu 1957. Stallone afite imyaka 11. Atangira kugerageza amahirwe ye mu mwuga wo gukina filime, ntabwo byari bimworoheye na buhoro, kuko aho yakomangaga hose Stallone bamusubizaga inyuma bamuhora ko atavuga neza, kandi n'isura ye ikaba yari yarahengamye kubera uburwayi yavukanye buzwi nka nyabahema mu Kinyarwanda. Abonye muri filime byanze, yayobotse inzira yo gukina mu makinamico. Ubukene nabwo buranga bukomeza kumuzahaza we n'imbwa ye yitwaga Butkus, babanaga bonyine. Hanyuma umunsi umwe inzara imumereye nabi mu 1967, afata icyemezo cyo kugurisha imbwa ye amadolari 40 gusa, ariko ayitanga arira cyane. Filime ye ya mbere yatumye ajya mu ruhando rw'abakinnyi ba filime bihagazeho ni yitwa Rocky. Iyi ni nawe wayiyandikiye ubwe, ayishyira abatunganya filime abasaba ko ari we wayikinamo. Babanza kubyanga, bamubwira ko ahubwo yayibagurishaho ibihumbi 300 by'amadolari, ariko ntayikinemo. Stallone nabyo yarabyanze, hanyuma bamubwira ko bayigura ibihumbi 35 gusa by'amadolari, nawe akayikinamo. Umugabo aremera. Bakimara kumwishyura, ahita ajya gushaka wa muntu yagurishijeho imbwa ye amadolari 40, amusaba ko yayimusubiza akamwungura make. Undi arabyanga, hanyuma bumvikana ko amwishyura ibihumbi 15 by'amadolari, akabona kuyimusubiza nyuma y'imyaka 5. Filime ya Rocky imaze kujya ahagaragara yamwinjirije miliyoni 2,500 by'amadolari y'Amerika, ndetse inamugeza ku rwego rushimishije kuko yaje gukomeza akina n'izindi Rocky 5 mu myaka yakurikiyeho, kandi nazo ziramuhira. Ku myaka 77, Sylvester Stallone uzwi nka Rambo afite imitungo ibarirwa muri miliyoni 400 z'amadolari y'Amerika, akaba amaze gukina muri filime zirenga 70. Umushahara we kuri filime imwe uri hagati ya miliyoni 10 na miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika. Nawe ubwe akaba ari umwanditsi wa filime, unazitunganya ndetse akazishyira no ku isoko. Wifuza kumenya byinshi kuri uyu mugabo umuntu yagereranya nka Mvuyekure, wabisanga mu nkuru iri kuri Kigali Today unyuze muri Google ukandikamo Sylvester Stallone wigeze kugurisha imbwa ye amadolari 40 kubera ubukene.